Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje ubasuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase n'ubundi turi kuri wa murongo wa Irera TV hano duhurira tukungurana byinshi cyane nk'ubwoko bw'Imana. Uyu munsi ikiganiro turarebaho nyirizina ni impamvu, turarebera hamwe impamvu gukoresha yego amahirwe yose twahawe ari itegeko. Niho turaza gusanga n'ubundi gukoresha igihe twahawe n'uburyo bwose twahawe n'imbaraga twahawe dukwiye kubikoresha kugira ngo tuzagororerwe mu buryo bukwiriye, ndetse tube mu kubikoresha tube tutagwa mu gihano cyangwa mu gucirirwaho iteka kuko tutahawe ayo mahirwe yose twahawe. Ari nk'amahirwe yo guhabwa Yesu Kristo nitube twamwizera kugira ngo dukore icyo tugomba gukora. Yego ndabashimira ubwoko bw'Imana mudahwema kubana natwe. Yego ikiganiro ku buryo burambuye turagisanga ku murongo wa Irera TV 1 kuri YouTube. Murakoze cyane.